BTV ubuzima butoshye. Umuti w'igihangange bita Gaspacho Andalu ukaba rero ari umuti ukomeye cyane mu birebana no kurwanya umuvuduko w'ikirenga w'amaraso. Iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso twakomeje kubabwira kenshi ko ari imwe mu ndwara z'ibikatu zitwa ko ari indwara zatwibanire kandi ziyogoje isi muri iki gihe cyacu cya none. Mu miti rero y'igitangaza ikomeye cyane igikora ibikomeye ku birebana n'iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso, tumaze igihe tuyibabwiraho. Iyi miti rero tukaba tugikomeje kubabwira iyi miti ihangamura iyi ndwara kandi imiti y'umwimerere. Turagira ngo tubamenyeshe ko kugira ngo bigire imbaraga zihagije zisabwa kugira ngo izi ndwara zikire, biba byiza gufata iyi miti tuba turi kubabwira. Ushobora kwikorera iwawe ukayifatira rimwe n'indi miti y'umwimerere nanone, imwe izwi ku mazina y'inyunganiramirire n'indi ikoze nkayo. Iyo yose rero ni ngombwa kuyifatikanya n'iyi ngiyi uba wikoreye, kuko yo iba ifite imbaraga z'umurengera zo kurwanya indwara ORAC value. Iyi rero ORAC value yo ikaba ari igipimo cy'ubushobozi bw'umuti mu guhangana n'indwara, ni ukuvuga mu gukungahara ku ma antioxidant ahangana n'indwara akayihangamura. Ubwo rero izi zindi zikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga rikomeye cyane rihambaye kandi rigezweho, yaba izi nyunganiramirire yaba n'indi miti ikoze muri ubwo buryo, akaba ariyo iba ifite ORAC value iri hejuru cyane ugereranije n'iyibi biribwa bisanzwe. Niyo mpamvu tubagira inama yo kubifatikanya. Gaspacho Andalu ni umwe mu miti ukomeye cyane ushobora kwikorera iwawe kandi ukakugirira akamaro cyane cyane mu mirire yawe, mu rwego rwo guhangana no guhangamura iyi ndwara yitwa hypertension arterielle cyangwa se umuvuduko w'ikirenga w'amaraso mu mitsi. Gaspacho Andalu ni icyo twakwita isupu y'imboga zidatetse cyangwa se isosi, sinzi uko wabyita wowe. Ni isupu y'imboga zidatetse kandi zivanze n'amavuta ya elayo nayo adatetse. Iyi mvange kandi tugiye kubabwira akaba ari uburyo bwiza bwo kongera amazi mu mubiri wawe ndetse no kongera amavitamine ndetse n'izindi ntungamubiri mu mubiri wawe kugira ngo umubiri wongererwe ubudahangarwa. Akaba ari n'imvange nziza cyane isukura umubiri, ikawukuramo imyanda, ikawukuramo ibyonnyi, hanyuma noneho rero bigashyira no kuri gahunda umuvuduko w'amaraso mu mitsi yawe. Ibiribwa rero ushobora kwifashisha mu gukora iyi mvange bita Gaspacho Andalu ni nk'inyanya, ugafata concombre imwe, ugafata poivron imwe, kimwe cya kabiri cy'igitunguru cya onyo ya yindi itukura, udusate tubiri tw'umukati wuzuye, uduheke dutatu twa tungurusumu, ugashyiramo ibiko bitatu by'amavuta ya elayo, ugashyiramo n'akayiko gato k'umunyu w'umwimerere. Muri iyo mvange wongeramo ukamuriramo indimu, ukaza gushyiramo n'itasi cyangwa se agakombe gato k'amazi. Ibyo byose rero ubivangira hamwe. Niba ufite ka kuma kabigenewe gasya ibiribwa kakabikamuramo n'imitobe, rero niba ugafite uragakoresha. Iyi mvange ikaba ikungahaye ku mavitamine ndetse n'imyunyu myinshi. Vitamine A ikaba inakungahaye kuri vitamine zo mu gatsiko ka B zimwe, ubwo twavugamo nka vitamine B ya mbere ndetse na vitamine B ya gatandatu, vitamine C ndetse na vitamine E, na vitamine K wayisangamo imyunyu ngugu nka potassium ndetse na magnesium na selenium na fer cyangwa se ubutare na zinc. Mukaba mwari kumwe na Diogene Bikorimana. Ibisigaye rero ubwo ntabatindiye navuga nti kumana. BTV ubuzima butoshye.